icyo aho tugiye rero ni ahangaha tujye ku bwiza bw'imitsindire n'ibitego by'Amavubi n'uruhare rwa buri mukinnyi binatujyane ku masezerano y'umutoza duhita dusoza kuri iyi ngingo tujye ku bwiza ibitego ko byabonetse ndetse hari nk'igitego gihe cyambuje gusinzira igitego cya kabiri cya Olivier shoti remereye donc turebe abakinnyi wa mugabo wa musore bitangabo nziza kuza kwe byongereye iki mu buryo bw'imikinire y'Amavubi. Lorenzo araza kwitereka aretinge ariko mbere y'umukino umutoza ngo yahamagaye abakinnyi batatu mbere ya match. Yahamagaye umukinnyi witwa Ruboneka Jean Bosco, ahamagara umukinnyi witwa Muhire Keve, ahamagara n'umukinnyi witwa Barafinda. Batatu gusa bari bagiye kuganira. Claude na ba Clement bandi nabo basa n'abamenyereye senior team ntago yabahamagaye muri iyo nama, yahamagaye bari abatatu b'imbere Keve, Ruboneka na Barafinda. Yababwiraga iki? Arabwira ati tugiye gukina match arimwe bakinnyi bakuru bo muri equipe nkuru fite sanganwe, ni match dukeneyemo ibitego. Ngababwiye ijambo rimwe, mufate inshingano, mwe nta kintu ndi bubabwire, be responsible. Kubanye igihe muranzi, muzi icyo nkunda, muzi icyo nanga, ndashaka ko mufata inshingano iyi match mutware barumuna banyu mubagira inama. Burya ngo nacyo Muhadjiri batumvikanye, yabonye mu byangombwa abona Muhadjiri afite imyaka 30, abona niwe mukuru, ngo yaza muri dressing room agasanga Muhadjiri ari kwiterera story niwe mwana. Atakuye umuntu ko mu myaka ari mukuru kucyatagira abandi batoye inama, kimusigira barumuna be ngo aberekere, ahubwo rero bakaba bamfasha mu myitozo kubahiriza konsinya n'ibindi, nkabona ahubwo arazica cyane. Maje akavuga ati ariko kwere ati nduta Ombolenga afite nakwe Ombolenga yanga mu byangombwa niwe mukuru niwe dushinzwe ajye tugira inama. Umutoza aravuga ati mube iyi match be responsible. Aba batipe nujya kureba uko ari batatu iyi match bayikoze uti gute. Igitego cya mbere ni pass ya Ruboneka kuri Muzungu avuye muri metero nka 50 koze neza cyihuse cyane, umupira aramushyira umugeza. Igitego cya kabiri nacyo ni pass ya Ruboneka kuri Muzungu. Yego. Igitego cya gatatu ni baro Keve yafatiye hagati ayipasa Barafinda cenga umuzamu, abona agiye kwifunga, igiye kumurengana, arayigarura, hanyuma Arsene arayitsinda. Umva uko ari batatu, ibitego bitatu byose babigizemo uruhare, bibiri Ruboneka, ikindi bakikoreho Muhire Keve ndetse na Barafinda bakigeramo uruhare, Arsene ajya kugitsinda. N'abakinnyi donc bagaragaje nyine ko ari abantu bamaze kumva umutoza n'icyo akunda. Warakubwira ngo ikintu mbashakaho cyane kuko nzi ibyo bibazo bagize by'amaformation de base, byo kutigishwa umupira neza, ibibuga bibi n'ibindi. Waravuga ngo ikigomba gukora ibintu bikomeye cyane mu Mavubi nuko igihe bashyira hamwe icyo kintu cya collectivité, none bakagira attitude. Yabyitaga, yakoreshaga ijambo, yavugaga ngo ni igihe ngo umuntu yabigeranyije ngo no gukora sprint. Yego. Kuri umuntu yiruka cyane ku muvuduko uri hejuru, ngo igituma burya ngo umuntu ashobora gukora sprint suko afite inyama nyine, imikaya niko twabyita, inyama, amaraso y'iki nyine umubiri w'umuntu bisanzwe. Ati nuko aba yaragiye atozwa, niba arashoboraga kwiruka wenda metero 100 wenda mu masegonda 9, ugasanga wenda ari ku masegonda wenda 15, ati icyo ukora ntushobora wenda kumubwira ngo gabanya ujye ku masegonda 7, ariko ushobora kumukora kuri 15 ukamushyira ku 10. Aravuga ati rero impamvu abakinnyi bakuru maranye nabigi mbizera nkanabahereza responsibility nuko manzi at least hari ikintu nakoze kuri kariyeri zabo, ku mikinire yabo, hari ibintu nanaguye mu mitekerereze n'imikinire yabo, nzi ko hari improvement yabayeho kuri bo, ku buryo w'icyabavuga bavuga ngo mwumvise icyo nashatse ko dukora. Yego. Mukacyapuri kuko nakivuze ko ari umuntu très pédagogique, twatsinda. Yemera ko ubwisanzure rero bwa Ruboneka na Keve yemera ko shampiyona idahagaze bose bushingiye. Yibuka yaravuze ngo ibintu nabigishe barabimenye bisa n'ibihagije mu byumweru biri imbere umukinnyi uzaba warabyibagiwe ngo nuko tutahagaritse shampiyona ngo nongere bakoresha umwiherero.
azaba atari umukinnyi ukwiye gukinira ekipe y'igihugu nyine byapeye donc yabiprovinze ko nyine uruboneka barafinda bamaranye igihe muri ekipe y'igihugu ashobora kubakoreshamo akazi. Ubwisanzure bwabo bwo gukina imbere bahawe iyo sekirite no bita Ngabonziza Pacifique wakinnye gatandatu nziza akubaha amabwiriza ntarenga uruziga rugabanya ikibuga mo kabiri. Iyo sekirite bayibonye bituma ari ruboneka ndetse na umwana w'igikondo akina neza Pacifique, akina ibintu bike cyane, yambura baro itayitanga burya nta tushe nyinshi akora. Nibyo n'umutoza yari yamubwiye uze kwambura baro kubera ko utari umubora cyane, ntabwo uzi gukina umupira cyane, ariko ndakureba nkamara kuri taye yawe imbaraga si nyinshi, kwambura umupira urabishoboye. Ukiwambura uhitira mu mpande cyangwa se uhekeve cyangwa na Ruboneka bawuzamure. Uko yabimubwiye niko yabikoze 100%. Wabonye ko byanafashe nyine Ruboneka ndetse na credit kuri Dushimimana Olivier ku munsi w'ejo yari muri match rwose. Yego, ibitego bibiri yabibonye mu minota 13 gusa, niyo interval y'iminota irimo hagati ku munota wa 11 n'umunota wa 24. Birumvikana ko ni umukinnyi washoboye kubyaza umusaruro Tanforo twagize mu kwataka, kuko nyine twatangiye twataka ekipe y'igihugu ya Djibouti. Of course twashaka kuvanamo deficit y'igitego, tukarabona igitego cya security cyo kutujyana imbere nka ekipe nyine igomba kubona qualification. Ntekereza ko babikoze neza cyane kombinezo ye na Ruboneka, binatuma uyu mwana witwa Muzungu nge ntabwo nari nakamwemeye nk'umukinnyi ukomeye, ariko umukinnyi wagaragaje ko afite potential, akwiriye guhabwa iminota mu ikipe ya APR byose bimwemera ko ukomeye. Icyambere uyu mwana arihuta, wibuke ko muri Sekafa yabanzagamo match zimwe, uyu mwana arihuta, azi gucenga. Ikindi aratinyuka muri situation ya 1-on-1, ashobora gukora amatekon. Ikindi kintu afite mbona ku bakinnyi bake baba forwards y'abanyarwanda mu bakina imbere, ball striking, gushota umupira neza n'icyerekezo, kuzitura. Uskone yari ko muri iminsi brosh Keve mwire Keve, iyo urebye nka Keve na Muzungu mu kugerageza icyo kintu cyo gushota, gushibura umupira kandi ukaberekeza mu cyerekezo ushaka, gukoresha ikirenge intérieur du pied. Ntekereza ko nka Keve ari kuri 40, Muzungu ari kuri 70 kabisa. Muzungu inshuro bigerageje ebyiri zose byagenze neza, ni nk'inshuro nk'imwe gusa ateye umupira, nabwo ntabwo wanyuze kure y'izamu, wanyuze hafi y'izamu. Au contraire kuri Keve yawuteraga kure ku buryo wakwimura izamu inshuro 3 uri kuwa 3 umupira ntujye mu izamu. Credit kuri umwana, yagaragaje ko nibura muri APR kuko yavuyeho pressure ya Champions League, ubu ngubu nta pressure hari, iramutse imuhaye umwanya ku mwanya prefera yazamuye urwego mu myitozo, yaba umusaruro ukomeye. Hekereza ko uyu mwana nawe ufite amanota menshi muri mukino, vraiment Tanforo zacu twazibyaje umusaruro. Uyu mwana ntamuha amanota nibura 9/10 atarangariye avuga ijambo rimwe kuri Barafina. Hekereza ko Barafina nundi yagomba kuba yarabanje match ya mbere. Ntabwo umutoza ntore mwanya wa Georgia mu Mavubi makuru, ntabwo yawufashe ngo awegukane. Habonetse n'undi mukinnyi n'uyu Marvin nakira neza ashaka kuzawufata. Ikinakunde Barafina arakubwira ngo umuwinga nshaka ari nacyo buri yubona Muzungu nubwo arya benshi muri AP, ariko mubanzamo muri national ino ya cyane nyine. Arakubwira ngo umuwinga nshaka ni wa wundi ufata baro agafesinga umudefenseur akamureba mu maso akamucenga akamukubitanya y'amaco twabonaga, aravuga tubanze ucenge nta kindi kintu nshaka. Wowe niba uri umuwinga ni 1 contre 1, ni we n'umudefenseur nyine ku ruhande ugufata mucenga umuceho. Numara kumucaho wabona espace ukipasa baro ndende ukiruka, ibyo simfite ikibazo. Wayipasa wenda kabiri cyangwa gatatu wazamutse bitewe n'uruhande ukinaho akayiteramo cross, ibyo nta kibazo mbifiteho. Ariko mbere y'ibintu byose abashaka dribble. Icya kabiri akunda speed ku muwinga, kwihuta cyane. Aravuga ati kuko tuba twagiye dukurura ikipe gahoro gahoro, kuko turi ikipe itangira ikinira inyuma nyine dukora amaposition twubaka. Iyo kipe abakinnyi bayo bamwe na bamwe baba bavuye mu kibuga cyabo baje gupressinga ngo batwaka umupira. Twagize amahirwe twawurengeje umurongo w'abanyami kibuga kabiri. Ntabwo bari bakora icyo kintu bose cyo kugaruka inyuma ngo baze gukuvura abagenzi babo. Ubwo hasigaye bakeye inyuma, ni iki cyadufasha guhita twegera izamu ryabo babandi bari baje gupressinga mu kibuga cyacu batarasubira inyuma ngo bajye gukora couverture babe benshi. Nuko twaba dufite abakinnyi bihuta ku mpande, bihutisha umupira. Nukuvuga ngo aravuga ngo mutanyi mupasanya gahoro gahoro, dukura abakinnyi b'ikipe
duhanganye badusange mu kibuga cyacu none twambutse umupira umurongo w'abanyagihugu kabiri aba winga ni mwebwe mugomba guhita mukora akazi ko kwihutisha tempo y'umukino umuvuduko w'umukino mufite speed mucenga mugana izamu twiruka kugira ngo dutanguranwe no kugira ngo babandi bari mu kibuga cyacu baje kutwaka umupira babe batarasubira inyuma duhite tubatsinda icyo kintu rero ngagikundira barafinda yaranavuze ati muzungu nubwo muri apera adakina aragifite kandi koko ejo yarakigaragaje cyane ikindi yamukundiye rero yarababwiye kandi n'umutoza nyamara n'umutoza afitemo utuntu yarababwiye ngo niba ubona batari kwatakira ku ruhande rwawe bataguhaye umupira donc uri iburyo wowe ujya guheza uruhande gute kandi ubona bari igiye kuza muri box akakubwira ati izamu riri mu rubuga rw'amahina wowe niba ukina kuri 7 ni gute ujya guhagarara kuri iriya mirongo barenguriraho kandi nta baro iri buhagusange hituza uze mu rubuga rw'amahina uhasange rutayizamu nawe kevu uzamuke nawe rubone kuzamuke defenseur ubwinshi mube benshi ego nituba benshi mu rubuga rwabo hari amahirwe runaka yuko wenda ku ruhande ari twe twayifata yego ari twe twafata Gilbert amaze kuba umukinnyi mukuru uzi ko sinaho se muzungu yakwiye igitego cya mbere ruboneka azamukana umupira yari yakoze gukatinga ini yaje muri box ahinduye umupira ahita awukoraho minota 90 irangira abandi bakinnyi bose umutoza yabahamagaye ariko Gilbert nta kintu kimwe ajya amubwira bivuze ngo aramukunda cyane bivuze ngo ibyo yamubwiye aza gukora nibyo akora byose Gilbert rero yumva ko namaze kuba umukinnyi mukuru kuri touchline ajya kwinjira mu kibuga mwita Tuguma Arsene urumva yasimbuye Olivier Muzungu kubera ko twari turi gutsinda twerekeza mu migina urumva Arsene yinjiye mu kibuga ahita ahingukira ku mwanya wa barafinda nyine kuri 11 aravuga ngo reka mbe mahagaze cyangwa se nimeta mike mbe makina noneho nza kujya kuri 7 inyuma Gilbert uriya mu bintu yanga mu buzima bwe yanga gukina iburyo waribonye cyageraga gihari yanga gukina iburyo cyane ntabwo abayisanta neza yarebye Tuguma aravuga ati usimbuye n'umuza kutajya ku mwanya wawe bimeze biti urumva Tuguma Gilbert nene cyane na Faustin yaravuga ati jya kuri 7 niho bagushyize aha ngaha ni wanjye nta muntu ujya uhajya inka ariko shaka kumubwira yariteretse cyane n'umukinnyi national genda yewe bose umutoza kandi ibyo buri muntu wese agira igikundiro ku muntu ariko nyine iyo yubahiriza consigne ze so niyo mpamvu rero nuko muzungu na barafinda ashaka ko bakina yishimiye cyane ko bakinnye ejo yavuze ati wingi zanjye zari zimeze neza reka rero mwabagabo mwemba rutayizamu ariko ntitumugiyeho rutayizamu ni Taiba ubundi Taiba ntabwo agomba kubanzamo kuri ino match ariko none aka ngaka mukabike ntimuzatungurwe umwataka witwa Onesme ahamagawe kuri match za Libya na Nigeria ntimuzatungurwe mu Mavubi makuru umutoza yatunguwe cyane n'uburyo yitwaye mu myitozo muri no minsi 3 kuko uzi ko yamwongeyemo nyuma yuko dutsinzwe match yego cyane muri babandi bane yongeye yamuzanyeje inyuma umwana w'umuhungu yakoze imyitozo irenze aravuga ati uyu rutayizamu ko ari mwiza cyane yabagahe baramubwira ati uyu ni wo mu gakipe kitwa Vision kazamutse nta gakipe kari hasi wenda nturakareba cyane ariko amenyereye bakama profile atamenyereye ibi anyura muri polisi muri Kigali nazamusanze baza rero ngo kuki atamubanje mu kwizigira wakabambajije icyo kibazo kuki atamubanjemo urakoze arakikubajije reka agera n'ibyo tugana yaravamo na modeli nanjye ndi barafina ku mwanya bosi name konti agaciro urumva arakubwira ngo uriya mutoza njyemba nshaka ko umukinnyi dukorana igihe dukorana imyitozo igihe gihagije amumenya akamenya urumva uzi ko yamuhamagaye no mu Mavubi makuru Taiba apana naye yacanye abamo cyane aravuga ati rero uko biri uko ari umutoza uri très pédagogique na Lorenzo muziki nyarwanda ni mwarimu agendera ku mahame rwose yo kwigira uyu amaze kumenya ibyo nkunda n'ibyo nanga cyane undi yego yitwaye neza ariko ni mushya ibyo mutuma mu kibuga ashobora kutabyiyumva ashobora kwitwara neza gutya mu myitozo ariko ntaramenya ibyo nkunda cyane ariyo twavuga tuvuga ngo amaze iminsi mu myitozo y'ikipe y'igihugu ashobora kuba preferable kurusha Onesme cyane niho yavuze ati rero reka mbanzemo Taiba tumaranye igihe amaze kumenya icyo nkunda ariko ngo yashimishijwe cyane nuko yitwara bati uyu mukinnyi tugomba kumushyiraho ijisho ikindi yanabivuze muri press conference ibyo ntabwo yabimbwiye ku ruhande yaravuze ngo impamvu binangora kuri aba bakinnyi bo mu Mavubi nyine bano bacana atusanga
amakipe yabo nta bikoresho bihagije afite, yego imyitozo yabo ibiri hasi, imyitozo ibiri iri hasi, ku rwego ruri akavuga ati ibibuga usanga ari bibi, yego badakorera ku bibuga byiza nk'ibi dukiniraho nyine bya stade Amahoro. Ati cya gatatu usanga abatoza babo batabafasha bya bintu do base bakabaye barabonye muri Ingenzi. formation zo mu Bwana. twavugaga byo gustrikinga baro gutera ishoti Yego. do base Ya. utozwa na kamarade hari ibintu atakwigisha kandi. Burya ngo icyo ni nacyo Kamarade hari kintu, ibintu atakwigisha. icyo ni nacyo kintu Ntabwo ari igihe Kamarade yazize mu wigisha. Mavubi. Ari ntacyo aba gutsinze. akwisha gushaka atatu ntibyitwa ibya kamarade gusa Urugero. babihuriye ari benshi abatoza b'abanyarwanda muri rusange bakwisha gushaka ntibijye amanota kuri we abakwigisha ntibijye kuri we Atuma ko twamwibasiye. ejo n'ejo bundi Kamarade wumva bakanahamagara ngo wanyiba ntabwo ari we kamarade ntabwo ari we wenyine oya ni rusange abanyarwanda bose rusange kamarade Yego. remesha mashami yego Erega natwe turi abatoza, nawe toza RBA nanjye noza sofa. Nawe na- Twese se turi abatoza. Kandi si ikibazo cy'abo batoza, ni ikibazo cyo kubona wenda aho babikura nabo n'ikibazo cyatwe. ayo maforomasiyo Okay. kuyabona Bose baforomwe n'abandi. turabisangiye na kamarade, si ibyo we. shaka mwabatoza mwe mushaka amanota atatu gusa ariko Ducebe ducege. mwishe abakinnyi gutera umupira umukinnyi ashobora kumara imyaka 7 muri equipe nationale ukabona gutera ishoti biracyari riri kazi Icyo rero ngo ni nacyo yapfuye na Didier, burya tubivaho. Umutoza ngo yabwiye Didier ngo tayici Tayici, sinshaka gukina umukino wawe ku giti cyawe. None kuri Libya ngo hari ahantu yabonye umupira ari kumwe na mediateri. Didier aravuga ati ngiye guhita nipasa umupira imbere, niruke nsiga umudefanseri njye ku izamu. Ayipashe umudefanseri yayimukuyeho sans faute nkaho nta n'ikibazo. yarantisibye ngo agiye kubishyira imbere abikora byoroshye cyane. Umutipe w'umukona umva ngo ahise abwira yahindukiye abungiriza ahabwa ati asimbuye munyandikire Asimbuye iminota munyandikira ku kana ati mukanyandikire pe ati murabyiboneye. Umutoza aravuga ati ni gute ibi bintu nabisobanuye inshuro nk'icumi mu myitozo, mvuga ni mujye mukina icyo bita je sempre, yego jya upasa umuntu ureba imbere yawe nawe agupase pase mukomeze mukomeze muhererekanye. Wowe wihaye kwipasa igipira ukiri nko muri metero 50 n'izamu mo hagati mu defa defenseur aho kwambuye aragusa aranawukwambuye utubujije uburyo twari gukora atake. posesiyo yacu urayitwambura Ewana ngo yahise avuga ati uyu muntu utumva ibyo bintu njye Yahise ntabwo nshobora amukaraba, kubyihanganira. byararangiye. Aramukaraba arabatse reka ati uyu muntu se ukina ibintu ariko bye. akoze uretse gato nk'icyo kintu Didier Yego. yakoze uzi uburyo ntabwo ababikoreye buri mutoza gusa nta nubwo abatwimye ayo mahirwe yo kujya gutsinda igitego gusa. Uzarebe umuwinga iyo atakaje umupira mu buryo bw'amafuti nk'ubu kwipasa muremure bagahita bagupapura, uzi ikintu kiba abadefanseri santrali bacu abazamutse bahita batangira gusubira inyuma igitego reka nkujyane umuwinga abawinga bo ku rundi ruhande utariho bose bahita bagira ikibazo cyo gusubira inyuma. Reka nkujyane. ubona wagira ngo ufashe igihugu reka nkujyane muri Bene. Utwitse match. Igitego cya kabiri cya Bene cyavuye kuri ino cyavuye ku gutakaza umupira kwa Kwizera Georgia ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri, ashatse gucenga bamwambura umupira bawutanga ubona hagati bose bawutonje bahita banyanyagira direct bose batangira kwiruka ako kanya umwana ukina umuzamu wari wazamutse agasubira inyuma umwataka ubwo n'inshuti ye nose wenda ari imbere cyangwa Taiba nawe wahise atangira gusubira inyuma kinyuma nyuma uhita ubona abantu bacitse umwana witwa Utakaza utonje wo muri Burnley yahise ashota direct ntabwo ibyo izo blague zijya zibaho. So Ligan yari hejuru Ligan cyane. ntabwo turi Man of the match. ntabwo turi rating abakinnyi bose ahubwo tujye ku mutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi aherutse gutangaza ibintu bikomeye avuga ngo muzagira umwanya muhamagara abandi bakinnyi kuko igihe cyane n'ubundi kirageze. bivuga neza aravuze ngo iyi press conference muyimbarizamo niyo ya nyuma hoze nkoranye nawe ariko ejo yahinduye aravuga ngo ntabwo ariyo ya nyuma nari naribeshye I was wrong. yari yaribeshye I was wrong. Kansekeje cyane. Nibeshye cyane. yari yibeshye iki hanyuma amasezerano aratekerezwa kongererwa amasezerano cyangwa arasoza amasezerano ye hatekerezwa ibintu. Lorenzo ubu ndebera karikiratirise mu kanya hari ibintu by'amafaranga tugiye kujyamo uri buvunje amadolari mu Iminota manyarwanda ibiri. turihuta. Ikintu cya mbere cyatumye adusezera kuri match ya mbere ya Djibouti yatsinzwemo 1-0 yari azi ko uku kwezi kwa 10 tuvuyemo ni kurangira amasezerano ye arabarangiye. Yego. Kumbe amasezerano ye azarangirana n'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Uti byagenze bite rero? Aha. Uyu mutoza tumurambagiza twamurambagije mu kwezi kwa 10 mu mpera. Yego. Turumvikana. 2023 Yego 2023 mu mpera z'ukwezi kwa 10 turumvikana. Noneho twumvikana ko dusinyira umwaka umwe kuko yavuga ngo agiye kujya muri retirement. Yego. Tumaze kumvikana turanasinya ko asinye umwaka umwe, umwaka usanzwe nyine w'amezi 12. Ubwo niba ari mu mpera z'ukwa 10 urumva ko ari gusoza mu mpera z'ukwa 10. Noneho ageze mu Rwanda aje gutangira akazi. Yego. Federasiyo barebye kuri calendrier ya CAF
babona imikino ya AFCON qualifiers izarangirana n'umwaka. yego Baravuga ati none twagira umutoza gute utazarangizanya na AFCON qualifiers? Bamwe ati burya twari twaribeshye, nta nubwo yarakoze n'ibyumweru bibiri. Bamwe ati reka twongereho amezi abiri yego ku buryo uzakora iyi kampeni AFCON qualifiers yose ukayirangiza, hanyuma wenda tuzabona gusuzuma niba warakoze neza twongere, cyangwa niba bitaragenze neza usezere. Okay, aravuga ati birumvikana, arabyemera ati nimuyongereho. Umva bari yasinye amezi 12 bongera ahandi abiri aba 18. We rero ya kontra ya mbere irangirana no kwa 10 igihe abakomeza kubika mu barangizanyije, niyo yakomeje kubika mu mutwe, ntibuka ko baganiriye yarageze mu Rwanda bakabihindura. Nibwo yadusezeye rero. Avuyeyo Jire aramuhamagara amwati erega ibira bintu ntabwo yagarutse ari anshuro gusa yamaze kuvuga nk'inshuro nke yaramaze yabivuga. yanjye irashaje, inkweto yanjye irashaje. Jire yaramuhamagara amwati coach ko ufite amasezerano azageza mu kwa 12, waba ubyibuka ko muri gusezerana muri press conference munabizi. si ibyo twavuga Asubira muri kontra yajya kure, twavugaga aravuga ati nararikoze. twavuga ngo twavuga nkavuga ni haba hari umuntu wamuhamagaye amwibutsa ko ibintu ari kuvuga byo gusezera adafite consent ya federation, ntabwo ari byo, ni amakosa ari kwibeshya. Na ba SG ntabwo babyibuka. Jire urumva ni muto, Jire abari soba ameze neza, Jire abafite utuntu twose. Jire mfite umunota umwe n'igice, umubwire amasezerano ye bihagaze bite. ubu rero bamwongera ubu ko arimo araduha barabiteganya amanota meza, barabiteganya Ubwo cyangwa azarangira ni ukureka agasoza amasezerano bakongera bakajya mu qualification biganiro. AFCON irangiye Yego. azafungana na qualification za AFCON. ego bari guteganya ubundi Federation. right now impamvu nayo nkubwiye ngo mfatire calculatrice sinzi niba bamaze kwegeramo kwizigira, tubanze tumenye ibyo ahabwa n'ibyo federation nikiri kuvuga ku masezerano ye. Ndakorana n'iminota yawe neza kandi ndabigerageza. Ahembwa 12,000 by'amadolari, fata 12,000 kubi cyane Cyane. zo muri miliyoni 16 n'ibihumbi nka magana ngahe magana 8 icyane ni miliyoni 16 n'ibihumbi magana zimbikire. Atuye i Nyarutarama hano mu midugudu ihari ireba hano muri golf club. Aba muri apartment yishyurwa miliyoni 3 z'amanyarwanda. miliyoni 3 ubwo Zongereho. ni miliyoni 19 n'ibihumbi magana 8. Yego umutoza akodesherezwa imodoka y'ibihumbi 600 ku kwezi. 19 Iterekeho. 19 n'ibihumbi magana 8 guteranya ibihumbi magana 600 ku kwezi. Yego Ku kwezi turibara gute? miliyoni 20. ego ahabwa essence ya litiro 150 ku kwezi, ubwo ni ibihumbi 200. miliyoni 20 n'ibihumbi magana 8. magana 2 n'ibindi. Ateramo. Ahabwa ibihumbi 100 bya communication by'ikarita yo guhamagara bisanzwe. Ibihumbi nka magana 20 n'ibihumbi nka magana 5 gutyo. Ahabwa kwishyurirwa internet yo mu rugo, Yego. akishyurirwa amazi n'umuriro, Yego. akishyurirwa na abonnement z'amateleviziyo yose ashaka kureba. Ubwo ni nka miliyoni 20 n'ibihumbi nka magana 5. Yego Bara 20. ni gutya. 21. Ayo mafaranga rero niyo package u Rwanda rumutangaho buri kwezi. Wenyine. Ego rero n'umudamu we buriya yaraje ari mu Rwanda, barabana nyine aho atuye i Nyarutarama. Umutoza we aravuga ngo ndakuze, n'uwo bubakanye aramubwira ati twakwigira mu Budage Muri vacances. za Nuremberg, ayo twakoreye nayo tukaryama tukisinzirira tukituriza. Cyane ko bafite na za caisse sociale zakomeza Ya cyane bakiberaho neza cyane nta kibazo afite. Sasa umutoza aravuga ati ikintu cya mbere ngewe bari gutinda gukora ni ukumbwira icyerekezo cy'umuryango wanjye, planning. Menye ndajya muri retirement se mbwira umukecuru wanjye ko tugiye kwibanira igihe gisigaye, cyangwa menye ko tugifite undi mwaka i Nyarugenge, tunategura ubwo buzima nyine nawe abimenye ko turi inaha. ko tugifite nk'indi myaka 2 cyangwa se Yes, icyo ni icya mbere. Kuvuga ngo kuki banjija bashingiye kuri resulta, atase ubundi zo nimbi ndamwanire resulta zawe simbi yabivuze mbandoga uko yabivuze rugaju data wambyaye. sinzi icyo federasiyo itekereza, kuko iyo nsinzwe umukino bavuga ko ndi mubi, natsinda umukino bakavuga ko ndi mwiza, bivuze ngo ndi murungabangabo. Sinzi niba mfata nk'umutoza ukomeye cyangwa udakomeye. Iberi yarari mu press conference. Ibe wabonye ko nakimuwaje bwa kabiri nkigarutseho, yambwiye ngo my friend don't talk about me, maybe I'm not that important. Ni jambo ryo kuninura rya Kinyarwanda.
ati njye wimvugaho Uvugaho wabona ati babona mu maso y'abantu njye ntari afite n'uw'agaciro ako gaciro. ntari umuntu wenda wagize ibintu nanakoze abantu banyubahira ari nawe wese avuga ngo the situation has not changed. ati nta cyahindutse nta cyahindutse kwa kundi byari bimeze niko bikiri. ikintu mbona ntekereza ko ashobora kuba adari uteza confusion na polemique zitari ngombwa kuba federasiyo itaramwaprochinga nawe akaba ataranyura muri procedure za nyazo imbere y'abayobozi ba federasiyo bamuri imbere babana nawe ngo ajye kwibariza amakuru noneho y'imvaho amenshi bamutekerezaho kuki abivugira mu itangazamakuru gusa nk'ubu no kuba atibuka ko yaragifite amezi 2 y'amasezerano nuko atabivugana n'abayobozi ba federasiyo ngo yivugira mu itangazamakuru kuko aramutse agiye imbere ya Alphonse akavuga ngo murabizi ko amasezerano yarangirana n'uyu mukino nuko kwezi uretse gato kwizigiye ntabwo yava mu biro bya federasiyo batagiye gucekinga ngo bamwibutse ko agifite amezi 2. Dore rero impaka yari kwizigiye. akora ikosa ry'uko ibintu byose bivugira mu itangazamakuru atajya gukonsilita muri federasiyo ikibazo uyu mutoza yaramuka atugejejeho abaza abantu batari abanyabo icyo abantu bakwiriye kwibaza uyu mutoza yaramuka atugejejeho twifuza ko ari kujya mu gikombe cya Afurika akabigeraho ntabwo aribwo yaduhenda kurenza kuba yaganirizwa akongererwa amasezerano mbere y'igihe. wagira ngo uvuze ibintu biri muri federasiyo ngo hari uruhande ruri kubwira minisiteri rutariko uyu muntu nimureke tumuhe ibihumbi 20 by'amadolari za avantage zindi asanganwe tuzirekereho ibaze ko atanafite n'ibintu by'amapurime ahenze uzi ko ahabwa prime nk'iz'abakinnyi kuri match atsinze nk'iz'abakinnyi kabisa ntabwo afite prime ari bibiri ni bibiri niba ari bitatu ngo bamwemereye ngo aramutse atwaye nka sekafa cyangwa nk'ikindi gikombe muri ibyo muri regio ubwo bamwemereye bonus y'ibihumbi 5 by'amadolari kuri coupe ku gutwara igikombe muri ibi dukina nyine ntacyo bamutegeye mu gihe aduha qualification ntacyo ahabwa prime nk'abandi bakinnyi iz'abakinnyi bahabwa umutoza rero bamwe bari kuvuga bati nimureke tumuhe amasezerano kuko hari ikintu yongereye mu mikino y'Amavubi nubwo tutabona qualification ni umutoza ubona ko twakorana umushinga w'undi mwaka cyangwa 2 akazamura urwego rw'umupira wacu akazamura urwego rw'abakinnyi bacu ikipe irakina neza umutoza rero kujya kumera nkawe ni Constantine yemeranye 2015 byabaga bimeze ibare n'abakari bose n'abatwane hashize imyaka 9 nta wundi mutoza turabona abandi kugera ku minsi 2 ya nyuma ya qualification tufite amahirwe ubundi kuri twe ntibibaho abandi rero bakavuga nta pressure natuze turebe izi AFCON qualifiers turebe n'izi CHAN qualifiers uko azitwaramo naramuka aduhaye qualification akaduhenda ariko tuyifite nta kibazo niyo yavuga ngo arashaka 30,000 twajya no kubisaba ibukuru bigaragara ko dufite naho duhera abandi batakoze sinzi niba uri kubyumva iyo debarera irahari ariko igisigaye wenda ni ukubiganiraho bakumvikana reka manze no mikire reka manze